umuriro udasima, ariko buri gihe duhora dushwana. Ni indirimbo y'ubuzima ndakubwira, bintera ubwoba nk'ijoro riri mu mwijima. Ese urukundo ni ukubiba cyangwa ni mu nzozi zisharira? Urukundo guys, ntabwo wakwiyumvisha ko iyi ndirimbo ari njye wayikoze nkoresheje application bita Suno AI. Ndabizi ko muzi ama AI menshi cyane atandukanye, ariko Suno yo ni umwihariko kuko uyihereza commande ikagushyiriramo beat ndetse washaka ikaba yaguha na lyrics igize iyo ndirimbo. Rero icyo ukora ni ugukurikirana iyi video ubundi nkakwereka step by step. Ni Gaston cyangwa admin nk'ibisanzwe kuri More Trendings. Guys, icyo bigusaba ni ukuba ufite internet, ubundi ibindi byose bigakunda kabisa. Reka nze bibereke step by step, tege amatwi ndetse unarebe neza kugira ngo ibintu bigende neza. Ikintu cya mbere uraza ngaha muri Play Store, ahantu unyura ujye kudownloadinga izindi application, ubundi uze muri search box wandikemo Suno AI. Reka nze mbikwereke ukuntu byandikwa neza. Suno AI ni uku nguku, bivuga ko AI ari Artificial Intelligence. Noneho urakandaho aretazaho AI ya Suno, ifite iyi logo y'umutuku, iyi ngiyi muri kuyibona, n'ubundi nayo yanditseho Suno AI. Iyi ngiyi ndakeka ndabigaragaza rwose kugira ngo mutaza kuyoba. Ubundi urahita ukora icyo bita install, nyine uyidownloading. Impamvu ngiye urabona ko ahangaha hari installed, ngiyewe nsanzwe nyifite kandi nsanzwe nyikoresha, ariko kuko mba ntaherutse kwikoresha reka nyupdating, ubundi turebere hamwe ukuntu iyi AI ikora muri rusange. Nongera nako namaze kuinstalla, noneho nshatse naza ahangaha nkayopeninga, ahangaha nshatse na opening, ariko reka nsubire inyuma ubundi njye kuri setup yayo ya nyayo. Dore ngiyi Suno yanjye na downloadinze, dore ngiyi ahantu iri. Noneho ndaza nikandeho, ubwo namaze kuinstalla tayari. Noneho nyikanda, urategereza gato hatazamo create free account, nyine creating account nyine y'ubuntu ahangaha, kuko ntabwo wakora nka as pro kandi ari ubwa mbere ugiye kwikoresha. Noneho aretaza ahangaha kuyopeninga muri Google, Microsoft, discount, Facebook, Twitter dukora kuri Google hariya hambere, tifunguze kuri Google. Icyo bidusaba gusa ni email yonyine, nta kindi kintu biri budusaba. Noneho tuza duhitemo email ahangaha dushaka ko tifungurizaho. Guys, biroroshye, ni ugukurikirana akantu ku kandi gusa ubundi bikaba birakunze. Kamitemo iyi email, barategereza gato bikabanza bikarodinga. Noneho ahangaha iyo hageze urana ko byakunze email bayemeye, ariko uraskipinga, ntabwo wuzuzamo biriya bintu by'imyirondoro babivunanye. Noneho twongere duskipinga ahangaha kuri username, skip. Noneho tuhite tuza ahangaha kugira ngo tuzabakira ibintu bya notification cyane, tuhite tuza ahangaha kuri not now ahangaha. Noneho niturangiza twakande tayari. Urabona ko application yacu yakunze, urabona ko twahageze muri dashboard zayo. Noneho kugira ngo uhite ukora indirimbo, urabona ahantu hari akarogo ka music plus. Ahangaha ubu niho dushyira project yacu, ubundi ikadukorera indirimbo dushaka. Urazuha kandi gutya. Noneho tayari urabona ahantu handitse ngo song description, ni ukuvuga ngo hano muri song description ahangaha iyi space yose, iyi yose kaze nyibereke. Iyi space yose ahangaha niho wandika description yawe ushaka ko indirimbo izivuga. Ni ukuvuga ngo urandikamo key point. Nababwiye ngo iyi application ntago ari ngombwa ngo wandike indirimbo yose ukuye mu mutwe. Niba ari indirimbo y'urukundo urandika key point zigize iyo ndirimbo yawe, aba arizo wandika. Nongere kanandikemo ngo urukundo nkukunda, mbona ruzansaza. Indirimbo yangishingiye ku rukundo, mbona ruzansaza kuko buri gihe
duhora dushwana ku buryo bintera ubwoba, dore ngayi amagambo yanjye naya ngahe. Noneho sasa aha ngaha hari ikintu ugomba kwitondera, ushatse wayisohora mu ijwi ry'umuntu w'umugabo cyangwa ukayisohora mu ijwi ry'umuntu w'umugore, cyangwa ukayisohora mu ijwi ry'umwana cyangwa mu ry'irobo. Noneho dore ngaha, aha ngaha urabona ko banditse male vocals, aha ngaha handitse female vocals. Noneho kazimbereke n'izindi, hari za gitari kuri soka mu tunanga twa gitari twa electronics, uri kubibona nyine uri kubibona. Noneho ngewe reka nze ntago wayisohora mu ijwi ry'irobo, reka tuyishyire mu ijwi ry'umuntu w'umugabo cyangwa mu ijwi ry'umuntu w'umugore. Urabona ko aha ngaha hari ingeri nyinshi cyane ushatse indirimbo yawe sohokamo, ariko reka twebwe twishyirire mu ijwi ry'umuntu w'umugore. Nkwereke, uraza n'ubundi iyo umaze kwandika ya key point zawe zo mu ndirimbo, uraza ugahita ukanda ku ijwi ushaka ko risohokamo. Urabona ko ngikanzeho female vocals, urabibona ko hejuru rihise ryongera kuri bya bindi nanditse. Noneho iyo birangije gutya uhita uzanga kuri create, ukayicreatinga kugira ngo iyi generating nyine urahakanda. Ni amasegonda make cyane, ni ibintu byikora ako kanya. Urabona ko ziri coding. Icyiza cya Suno AI, iyo uyihaye task yo gukora indirimbo, ntabwo igukorera indirimbo imwe kuri description uyihaye, ikora indirimbo ebyiri zitandukanye, wowe ugahitamo inziza akaba ariyo ukoresha. Urabona ko iya mbere tayari yarangiye, iya kabiri ni coding. Sasa urabona ko zose zarangiye. Noneho reka dukande ku ndirimbo imwe twumve uko ivuga. Ndakeka dore ngiyi. Urukundo ngukunda n'umubiri udasima, ariko buri gihe duhora dushwana. Ni indirimbo y'ubuzima ndakubwira, bintera ubwoba nk'ijoro riri mu mwijima. Ese urukundo ni ukubiba cyangwa ni mu nzozi zisharira? Urukundo ruzansaza, reka mvuge ibyo mbona, nkunda ariko mbabara, nyirukaho ndabona. Urukundo ruzansaza, aho biri nk'inyenyeri, duhora dushwana, ariko wowe ni wowe ukanshyira imbere. Amarira ntakumira ariko itagaruka, nibura njye kukibura igihugu intandaro y'agahinda ndibasa. Iyo yari indirimbo ya mbere, reka twumve indirimbo ya kabiri. Urukundo ukunda nyunguri udatsima, ariko buri gihe duhora dushwana. Ni indirimbo y'ubuzima ndakubwira. Sasa urabona ko izi ndirimbo zacu ari ebyiri kandi zitandukanye. Noneho urabona ko aya ngaya ari amagambo agize iyi ndirimbo ariyo bita lyrics. Bivuze ngo aya magambo cyangwa se iyi Suno AI ishobora kugufasha no kwandika indirimbo, noneho wowe ukayishyirira mu majwi yawe bwite. Urukundo ruzansaza, aho biri nk'inyenyeri, duhora dushwana, ariko wowe ni wowe ukanshyira imbere. Amarira ntakumira ariko ahitagaruka, nibura njye. Noneho reka nkwereke ukuntu iyi ndirimbo wakoze wayidownloadinga cyangwa se wayisavinga as file muri telefone yawe, kugira ngo uzajye uzaprodinga kuri YouTube, ujye uzikoresha mu bindi bintu byinshi cyane bitandukanye. Noneho kugira ngo uexportinge cyangwa se kugira ngo uyisavinge as file muri phone yawe, urazana ku tudomo dutatu, ubundi uhite uzanga handitse download. Ahangaha handitse download, ndagerageza kubabereka neza amashyiraho dufresh kugira ngo mutazitwaza ngo ntabwo mwabonye. None ukimara gukanda kuri download, uraza ngaha handitse ngo download anyway. Ahangaha niho ukanda kugira ngo uyisavinge kuri telefone yawe
urabona ko ukihakanda nyine ihita ihingukira kuri fayili za fone, ubundi ugahita ukanda kuri save ahangaha. Noneho iyo umaze gukanda kuri save, ubwo iba yagize ite, iba yagiye kuri fone yawe, ubu biba byarangiye. Noneho reka tubikupe, noneho turebe mu mwanya wa telefone, mu byumba bya fone, turebe ko indirimbo yacu twakoze yagiyemo koko. Noneho reka tuyipureyinge twumve ko ivuga sitayari. Urukundo ngukunda n'umuriro udasima, ariko buri gihe duhora dushwana. Ni indirimbo y'ubuzima ndakubwira, bintera ubwoba nk'ijoro riri mu mwijima. Ese urukundo ni ukubiba cyangwa ni mu nzozi zisharira? Urukundo ruzansaza, aho biri n'inyenyeri, duhora dushwana, ariko wowe ni wowe ukanshira imbere. Guys, murabona ko ari ibintu byiza byihuta kandi bitagoye, ku buryo mu minota 5 gusa nawe ushobora kuba umaze kwikorera indirimbo nzima. Iyi mpamvu mbereka ibi, hari umuntu ufite YouTube channel ariko akaba yarabuze content yakoraho ku buryo abura video zo kwa uploading. Ni Gaston cyangwa admin kuri Moa Training, dusubire muri video y'ubutaha.